buzima bw'igihugu hari abantu b'inkingi zikomeye zubaka amateka bagatanga umusanzu ukomeye mu iterambere ryacyo. Iyo abantu nk'abo batabarutse ntibiba ari umuryango gusa ubuhombye, ahubwo n'igihugu cyose cyumva icyuho gikomeye cyane. Kuri uyu wa kane tariki ya 30 Nyakanga 2026 u Rwanda rwamenye inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Senateri Mukabarisa, umwe mu banyepolitiki b'inararibonye bagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka no gushimangira inzego z'igihugu. Yaguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal Kigali, aho yari amaze igihe yitabwaho n'abaganga nyuma yo kurwara. Inkuru y'urupfu rwe yakiranwe agahinda n'abanyarwanda benshi, cyane cyane abamubonaga nk'umuyobozi warangwaga n'ubushobozi, ubunyamwuga ndetse n'ubwitange mu nshingano. Mukabarisa ni yari umuyobozi usanzwe, yari umwe mu bagore batanzwe. Mukabarisa ni yari umuyobozi usanzwe, yari umwe mu bagore batanze urugero mu miyoborere y'u Rwanda, agaragaza ko ubushobozi, umurava n'ubunyangamugayo bishobora kugira uruhare rukomeye mu kubaka igihugu. Mu myaka myinshi yamaze mu buyobozi, yagize uruhare mu gutegura amategeko, kuyobora inzego z'igihugu no guhagararira u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Yabaye perezida w'umutwe w'abadepite imyaka 11, aba umugore wa kabiri uyoboye uru rwego rukomeye mu mateka y'u Rwanda. Yabaye kandi umuyobozi ukomeye mu ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa buri muntu PL, ndetse aza no gukomeza gukorera igihugu muri Sena kugeza igihe yitabye Imana. Ariko se Mukabarisa ubundi ni muntu ki mu by'ukuri? Ni uruhe rugendo rwamugejeje ku buyobozi bukomeye? Ni uwuhe murage asize mu mateka y'u Rwanda? Muri Inkuru n'ubundi tugiye kugaruka ku buzima bwe, ku rugendo rwe rw'uburezi, ku kazi yakoze mu nzego zitandukanye, ndetse no ku musanzu udasanzwe yasize mu gihugu, ndetse n'inkuru asize imusozi. Iyi ni y'uRwanda News, mbahaye ikaze. Kugira ngo twumve neza uwo Mukabarisa yari we, tugomba kubanza gusubira mu ntangiriro z'urugendo rwe. Mukabarisa yavukiye i Nyamata mu karere ka Bugesera mu kwezi kwa Nyakanga mu 1960. Yakuriye mu muryango wamutoje indangagaciro zirimo gukunda umurimo, kubaha abandi no guharanira kuba umuntu ugirira akamaro sosiyete. Abamuzi kuva akiri muto bavuga ko yarangwaga n'ituze, gukunda kwiga no gushaka gusobanukirwa ibintu mu buryo bwimbitse. Yari afite amatsiko yo kumenya amategeko n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu kigendera ku butabera. Mu rugendo rwe rero rw'amashuri yakomeje gutsinda neza kugeza igihe yinjiye muri kaminuza yigenga ya Kigali y'Imyaka, aho yize amategeko. Muri iyo kaminuza niho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mategeko. Ariko ntiyahagarariye aho. Yari azi neza ko ubumenyi budahagararira ku rwego rumwe. Niyo mpamvu yakomereje amasomo ye hanze y'u Rwanda muri kaminuza ya Rwanda mu gihugu cya Suwede, imwe muri za kaminuza zizwi cyane ku isi kandi ziturukamo abahanga bo ku rwego rwo hejuru. Aha niho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Master's Degree mu mategeko mpuzamahanga. Aya masomo yamufashije kurushaho gusobanukirwa amategeko agenga umubano w'ibihugu, uburenganzira bwa muntu n'uruhare rw'amategeko mu kubaka amahoro n'iterambere. Abiganye nawe bavuga ko atari umuntu wakoraga ibintu agamije impamyabumenyi gusa, ahubwo yashakaga ubumenyi bwamufasha gukorera igihugu cye no gutanga ibisubizo ku bibazo byugarije abaturage. Nyuma yo kurangiza amasomo ye, Mukabarisa yabanje kwinjira mu mwuga wo kwigisha. Yabaye umwarimu wigisha amategeko muri kaminuza yigenga ya Kigali, aho yatozaga abanyeshuri gusobanukirwa amategeko no kuyubahiriza. Abo yigishije benshi bavuga ko yari umwarimu usobanura neza, wihanganira abanyeshuri kandi ubashishikariza gutekereza mbere yo gufata imyanzuro. Ariko urugendo rwe ntirwari rugiye kurangirira mu ishuri. Ubushobozi bwe, ubunararibonye n'ubumenyi mu mategeko byatumye yinjira mu rwego mpuzamahanga. Yakoranye n'umuryango w'abibumbye mu nzego zitandukanye zirimo ishami ryita ku buzima OMS cyangwa WHO, ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP.
Muri iyo mirimo rero yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byari bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, kubaka ubushobozi bw'inzego no gushyigikira gahunda z'iterambere. Aho yakoreraga hose yarangwaga n'ubwitange, gukorera ku ntego no kubahiriza amahame y'umwuga. Hari abavuga ko icyo gihe aribwo yatangiye kwigaragaza nk'umuntu wari ufite ubushobozi bwo kuyobora no gufata ibyemezo bikomeye. Nubwo rero yari afite amahirwe yo gukomeza gukora mu miryango mpuzamahanga, umutima we wahoraga uhamagarira gukorera igihugu cye. Igihe rero cyarageze ahitamo kwinjira mu ruhando rwa politiki kugira ngo nabwo atangire gutanga umusanzu mu kubaka u Rwanda rwari ruri mu rugendo rwo kwiyubaka no kongera kubaka inzego zarwo nyuma y'ibihe bikomeye igihugu cyari kivuyemo. Ni icyemezo cyahinduye amateka y'ubuzima bwe, ndetse kikaba ari nacyo cyamugejeje ku nshingano zikomeye yaje kumenyekaniramo. Nyuma yo kugira rero ubunararibonye mu burezi no mu miryango mpuzamahanga, Senateri Mukabarisa yinjiye mu ruhando rwa politiki, aho yaragiye gutangira urugendo rw'imiyoborere rwamwanditse mu mateka y'uRwanda. Nyuma rero yo kumara imyaka akorera mu burezi no mu miryango mpuzamahanga, Senateri Mukabarisa yaramaze kugira ubunararibonye bukomeye mu mategeko, imiyoborere n'iterambere. Icyo gihe u Rwanda narwo rwari ruri mu rugendo rwo kongera kubaka inzego zarwo nyuma y'ibihe bikomeye igihugu cyanyuzemo. Hari hakenewe icyo gihe abantu bafite ubumenyi, ubunyangamugayo n'umutima wo gukorera igihugu. Ni muri urwo rwego mu mwaka wa 2003 Senateri Mukabarisa yatorewe kuba umwe mu bagize umutwe w'abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Kwinjira muri politiki kuri we ntibyari ugushaka icyubahiro cyangwa imyanya y'ubuyobozi. Byari amahirwe yo gukoresha ubumenyi yari yarakuye mu mashuri no mu kazi yakoreye imiryango mpuzamahanga kugira ngo agire uruhare mu kubaka igihugu cyari kiri kwiyubaka. Akimara rero kugera mu Nteko Ishinga Amategeko, yagaragaje ubushobozi bwo gusesengura ibibazo mu buryo bwimbitse no gutanga ibitekerezo byubaka. Yitabiraga ibiganiro by'inteko ateguye neza, agatanga ibitekerezo byubahiriza amategeko kandi bishyira imbere inyungu z'abaturage. Bagenzi be mu nteko batangiye kumubonamo umuyobozi utavuga cyane, ari kuvuga igihe bikenewe kandi akavuga ibintu bifite uburemere. Mu gihe yari depite, yagize uruhare mu gutora amategeko atandukanye yaragamije gushimangira ubuyobozi bwiza, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage no kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Yari umwe mu banyepolitike bemeraga ko amategeko akwiye kuba igikoresho cyo guteza imbere abaturage aho kuba umutwaro ubaremereye. Ubushishozi bwe bwatumye yizerwa n'abayobozi ndetse na bagenzi be. Icyizere yagiriwe cyatumye agenda ahabwa inshingano zitandukanye z'ubuyobozi, haba mu gihugu ndetse no mu nteko mpuzamahanga. Mu nama mpuzamahanga yahagarariyemo u Rwanda, yagaragaje ubushobozi bwo gusobanura politiki y'igihugu no kungurana ibitekerezo n'abahagarariye ibindi bihugu. Abamubonye muri izo nama bavuga ko yahoraga avuga n'ituze, yubaha abandi, ariko akavuga ashikamye ku nyungu z'u Rwanda. Muri icyo gihe kandi yagize uruhare mu gushishikariza abagore kugira uruhare rugaragara mu miyoborere no mu nzego zifata ibyemezo. Yizera ko iterambere rirambye ridashoboka igihe igice kimwe cy'abaturage gisigaye inyuma. Iyo mitekerereze rero ye yatumye rwose agenda arushaho kubaka izina nk'umuyobozi ushoboye, uhamye kandi wizerwa. Nyuma y'imyaka mike cyane akorera igihugu nk'umudepite, benshi batangiye kubona ko yari afite ubushobozi bwo kuyobora inshingano zirenze izo yari asanzwe afite. Nawe washoboraga mu by'ukuri kumenya ko hari hagiye kuza igihe yagombaga kuyobora umwe mu nzego zikomeye kurushaho kandi zidasanzwe mu gihugu hose. Niko byagenze rero mu mwaka wa 2013 amateka mashya yaragiye kwandikwa. Senateri Mukabarisa icyo gihe yaragiye gutorerwa kuyobora umutwe w'abadepite, umwe mu myanya ikomeye cyane mu miyoborere y'u Rwanda. Ni gute rero yabaye perezida w'umutwe w'abadepite? Nibihe bikorwa byamuranze mu myaka 11 yamaze muri uwo mwanya, kandi ni uwuhe murage yasize muri iyo nteko? Reka nabyo tubyinjiremo. Mu mwaka wa 2013 Senateri Mukabarisa yageze ku rwego rukomeye mu rugendo rwa politiki. Nyuma yo kugirirwa icyizere n'abagize umutwe w'abadepite, yatorewe kuba perezida w'umutwe w'abadepite asimbuye Rose Mukanabana.
icyo gihe yabaye umugore wa kabiri mu mateka y'u Rwanda uhawe izi nshingano zikomeye. Icyizere yagiriwe nticyari impanuka, cyashingiye ku bunyangamugayo bwe, ubunararibonye yari amaze kugira mu mategeko no mu miyoborere, ndetse n'ubushobozi bwo kumva ibitekerezo bitandukanye no kubihuza hagamijwe inyungu z'igihugu. Akimara rero gutangira izi nshingano, Mukabarisa yashyize imbere imikorere ishingiye ku kubahiriza amategeko, gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano. Yizeraga ko Inteko Ishinga Amategeko idakwiye rwose kuba ahantu ho gutorera amategeko gusa, ahubwo ko ikwiye kuba urubuga rwo gusesenguriraho ibibazo byugarije abaturage no gushakira igihugu ibisubizo birambye. Mu nama rero yayoboraga yarangwaga n'ituze, ubushishozi no kubahiriza amategeko cyangwa se ibiranga inteko. Iyo rero habaga impaka hagati y'abadepite, yabaga umuhuza ushaka ko buri wese n'ubundi yumvwa, ariko akanasaba ko ibiganiro bikomeza mu bwubahane no mu murongo w'amategeko. Yakoze buri kimwe kugira ngo n'ubundi abashe kuba umuyobozi mwiza uyobora inteko. Muri manda rero ze ebyiri kuva 2013 kugeza 2024 yayoboye inteko mu bihe igihugu n'ubundi cyakomezaga urugendo rw'iterambere. Muri icyo gihe hatowe amategeko atandukanye yerekeye ubukungu, ishoramari, imibereho myiza, ubuzima, uburezi, ikoranabuhanga, kurengera ibidukikije n'ibindi byafashije igihugu gukomeza gutera imbere. Igihe rero cyarageze n'ubundi bakomeza kumubonamo ubushobozi bwo kuyobora, ariko n'ubundi igihe cyaje kugira ubwo ngubwo hari hashize imyaka 11 kuva 2013 kugeza ejo bundi rwose 2024. Nyuma y'imyaka 11 ayoboye umutwe w'abadepite, Senateri Mukabarisa yari amaze kuba umwe mu banyepolitiki bafite uburambe n'icyizere gikomeye mu gihugu. Rero mu mwaka wa 2024 igihe cyo kuyobora umutwe w'abadepite cyararangiye, kuko n'ubundi amategeko ateganya ko manda z'ubuyobozi zigira iherezo. Benshi rero bibazaga niba urugendo rwe muri politiki narwo rwari rurangiye, ariko uko byaje kugenda igihugu cyari kigikeneye ubunararibonye bwe. Nyuma y'amezi make avuye kuri izi nshingano, yongeye kugirirwa icyizere, ahabwa izindi nshingano zikomeye. Nibwo yatorewe kujya muri Sena y'u Rwanda, aho yakomeje gukorera igihugu kugeza ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwe. Apfuye mu by'ukuri agifite inshingano muri guverinoma y'u Rwanda, ntabwo apfuye nta nshingano afite n'ubundi muri guverinoma y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2024 Senateri Mukabarisa yasozaga imwe mu nshingano zikomeye yari amaze imyaka 11 akora, arizo n'ubundi kuyobora umutwe w'abadepite. Nyuma yo kurangiza manda zemerwa n'amategeko, niyongeye n'ubundi kwiyamamariza uwo mwanya, ariko nubwo yaravuye ku buyobozi bw'umutwe w'abadepite, ibyo ngibyo ntibyavuze ko yarasezeye muri politiki cyangwa ko yararangije gukorera igihugu agiye muri retirement. Ahubwo uburambe bwe, ubushishozi n'ubushobozi bwo kuyobora byatumye rwose akomeza kugirirwa icyizere, kuko n'ubundi muri Nzeri muri uwo mwaka wa 2024 nibwo yatorewe kuba senateri mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Byari ikimenyetso cy'uko igihugu cyari kigikeneye umusanzu we mu rwego rwo gukomeza kubaka inzego zacyo. Muri Sena rero yakomeje inshingano ze nk'umuyobozi ushyira imbere kubahiriza amategeko, gushimangira imiyoborere myiza no gutanga ibitekerezo bifasha igihugu gukomeza gutera imbere. Abakoranye nawe rero bavuga ko nubwo yari amaze imyaka myinshi mu buyobozi, atigeze ahindura imyitwarire ye, yakomeje rwose kuba umuyobozi wishimirwa na bose. Ariko uruhare rwe mu by'ukuri ntirwagarukiye muri Sena gusa, kuko Senateri Mukabarisa yari n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa buri muntu, ari ryo PR cyangwa se Parti Libérale. Iri shyaka rero ryashinzwe ku wa 14 Nyakanga muri 1991, ni rimwe mu mashyaka akorera mu Rwanda kandi ryagize uruhare mu rugendo rw'igihugu rwo kubaka demokarasi n'iterambere. Mu buyobozi bwe rero muri PR yakomeje gushimangira indangagaciro zirimo ubutabera, ubwubahane, ubwisanzure n'ubufatanye hagati y'Abanyarwanda. Rero mu by'ukuri yakoze byinshi, yaba mu ishyaka yabarizwagamo ndetse no muri Sena. Rero yakomeje kwitabwaho n'abaganga
mu by'ukuri birumvikana yaje gufatwa n'uburwayi, akomeza kwitabwaho n'abaganga, ariko amaherezo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane itariki ya 30 Nyakanga 2026 nibwo yitabye Imana arwariye mu bitaro n'ubundi byitiriwe umwami Faisal i Kigali. Urupfu rwe rero rwasize icyo gikomeye cyane mu muryango we, mu ishyaka PL, muri Sena no mu gihugu muri rusange. Abanyarwanda benshi rero bamwibuka nk'umuyobozi wakoraga atuje, avuga make, ariko ibikorwa bye nabyo bikivugira muri rusange. Rero hari abantu ubuzima bwabo mu by'ukuri ubusanzwe bupimwa n'imyaka babayeho, hari n'abandi ubuzima bwabo bupimwa n'ibikorwa basize bakoze. Iyo urebye rero urugendo rwa Senateri Mukabarisa usanga mu by'ukuri yarasize ibikorwa byinshi kurusha amagambo. Yabaye umwarimu yigisha amategeko n'indangagaciro z'ubutabera, yabaye umukozi w'umuryango w'abibumbye aho yagize uruhare mu bikorwa by'iterambere n'ubuzima, yabaye kandi depite, nyuma aba perezida w'umutwe w'abadepite imyaka 11, hanyuma asoza urugendo rwe rwa politiki ari senateri. Izo nshingano zose rero yazikoreye igihugu mu bihe bitandukanye, ariko ikintu kimwe nikigeze gihinduka: gukorera u Rwanda n'umutima we wose. Abakoranye nawe bavuga ko atari umuntu washakaga kumenyekana kubera amagambo akomeye cyangwa ibikorwa byo kwiyamamaza, ahubwo yemeraga ko icyubahiro nyacyo gituruka mu gukorera abaturage neza no kubahiriza inshingano. Mu gihe cyose rero yamaze mu buyobozi, yakundaga kwibutsa ko ubuyobozi atari amahirwe yo gutegeka abandi, ahubwo ko ari inshingano yo kubakorera icyo bakeneye. Rero ibyo ngibyo nibyo byaranze ubuzima bwe. Inkuru asize imusozi ni nziza cyane. Icyo rero nagusaba ni ukugira mu by'ukuri ijambo rimwe uvuga kuri rwose kuri Mukabarisa, tunatire imwifurize iruhuko ridashira ndetse rifata mu mugongo umuryango we uri mu gahinda gakomeye cyane. Ndagushimira cyane, reka dusubire no mu zindi nkuru zitandukanye. Iyi ni y'uRwanda News.